mwabana aramutse agupropose wakwemera wavuga yes cyangwa yatera ivinye nagahomaho ya twabana kubera ko ngiye ntago njya nkundana n'umuntu ntafite intego cyangwa ntamubonamo future ejo hazaza so nuko yenda hari igihe ibintu byanga because you know I was engaged before so rero ntago nabyanga ariko ngiye iyo nkundanye n'umuntu biramutse bibaye byaba ari byiza kuko nkundana n'umuntu kugira ngo ejo n'ejo ubundi yenda tubane cyangwa tuzuba ku muryango atari ibyo ntago twakunda Muhajiri super manager gutegeye miliyoni guca mu myanya y'intoki wabyakiriye ute bro super manager icyo navuga nyine akura muzi super manager ndamuzi n'umushiti wanjye cyane buriya n'umushiti wanjye cyane urumva ariko nyine radutegeye biratunanira bibaho buriya ni byinshi abantu bagiye dutegera bikanga hari ibindi bintu bagutegeye biranga byinshi cyane umupira w'amaguru utegera byinshi cyane bikanga so ni ibintu biba bisanzwe ngira ngo nyuma yo kubategerera miliyoni mwese bikagenda byanga ndashaka kugira ngo menye umwuka mwari mufite match ikimara kurangira mwabandi gutekereza ku nsinzwe mwagize cyangwa mwategerezaga kuri karaka miliyoni kabashitse ako Muhaji ara agaskandal kigeze kubaho rekana nako nkakubaza ugikina Dubai ngo wigeze kwambukiranya intara ngo ujya kunywa kabyeri wateze private jet wateze iki kabyeri senda kangonyewe kanje nibyo uze ko twakubonye arate tukakubaza yende umizirima nago njya ngo kabyeri ariko nkunda gutembera warabyumvise ariko abantu nyine bavuga ibyo bashaka so nshobora no gutembera ariko nyuma y'akazi mfite uburenganzira bwo kujya aho nshaka yo nagakoze ntago nkunda no gutembera muri weekend uko byenda kose nafite akazi reka nangire ngusuze cyane nkifuriza ibihe byiza hano hose uherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze hari abantu b'inshuti zanjye babimasisi by'umwihariko nibo abantu mba nifuza kujya nsuhuze ngitangira kuko nibo bantu bampa feedback kutwandikira comments ni by'agaciro cyane kutubwira ibyo duhindura cyangwa ibyo twakongera mu kiganiro nabyo biranshimisha noneho rero ngiye ni Blaze nta cyahindutse nkuko bisanzwe byimereye ni joint ya Urugendo TV ndetse na Iris navuga ko ari umunsi nyine Imana ibagennye twishime tunezerwe ndetse ku nzego zose muvuni fresh Yemba meze neza cyane. Nyakirira umuntu kuri hafi. Yikoreye iki se? Ubwiza. Reka nisubiza abantu bose badukurikiye abantu bose bakurikiye Urugendo TV. Turasubiza abaherereye hose bari mu majyepfo bari mu majyaruguru iburasirazuba abari mu mujyi wa Kigali. Bose turabasuje kandi twizera ko badukurikira 5 kuri 5. Abantu bari muri ya ntara yacu ya 6 diaspora yo Blaze aho rashimira cyane nabo tubasuhuje. Umuntu uri Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Kongo aho uri hose wumva ikinyarwanda. Twizere kumeze neza. Niba utanameze neza bigomba guhinduka ejo bizamera fresh yewe negeranye n'umukobwa ntago nari kujya kuri urwo ruhande muzi impamvu umva kubera ko ndi inzobe cyane nagomba kujya ku ruhande ruri umuntu wirabura kujya nanjye ntasa nkacita all right Keza umeze neza meze neza iminsi myinshi bana Keza wa the trainer kantangire n'inyodora abantu basigaye bambaza bati Keza navuga ngo Keza wuhe Keza wayaka urumva nyine nukubitandukanya ari Keza wayaka ya hakaba na Keza wa the trainer ntabwo umuzi arahari oya nzi yaka ariko ntago ngoma all right reka nakire Muhajiri n'umuntu super manager yategeye miliyoni imuca mu myanya y'intoki areba Muhaji karibu akoze cyane iminsi myinshi bro meze neza nyuma yo gutsindwa Evan asa neza cyane ako bro nyuma ya match ngo mwahise mwerekeza Bugande bana twakinye indi match Bugande mwakinye hano mita mugenda mwagiye ryarise iryo joro akantu karimo katangaje abantu bose nawe kazi nuko ikipe y'u Rwanda yatanze ya Uganda muri Uganda ni staff yakimeze neza niko ngo match yararangiye bafite match reto muri Uganda bagombaga kujyayo kugira ngo bajye kwitegura match ya Uganda batanga Uganda ikiri mu Rwanda ikiri iraryoshye Kigali hari habaye iki nyeka ko ari umuvuduko dufite mu iterambere no mu bintu byose u Rwanda rega ntago bizi sibyo bintu wowe sinajya all right Muhajiri super manager gutegeye miliyoni guca mu myanya y'intoki wabyakiriye ute bro super manager icyo navuga nyine akura muzi super manager ndamuzi n'umushiti wanjye cyane buriya n'umushiti wanjye cyane urumva ariko nyine radutegeye biratunanira bibaho buriya ni byinshi abantu bagiye dutegera bikanga hari ibindi bintu bagutegeye biranga
byinshi cyane mu mupira w'amaguru bategera byinshi cyane bikanga so ni ibintu biba bisanzwe ngira ngo nyuma yo kubategerera miliyoni mwese bikagenda byanga ndashaka kugira ngo menye umwuka mwari mufite match ikimara kurangira mwabanje gutekereza ku ntsinzwi mwagize cyangwa mwatekerezaga kuri kara kamiliyoni kabashitse akenshi ntabwo twe tujya dutekereza kuri motivation mbere yo gukina turabanza tugakora akazi ubundi natwe tugasaba motivation ariko nabyo ni byiza nubwo abantu wenda kenshi babifata blague nubwo atayiduha ariko ni motivation kwitwego yaduhaye numva nta kibazo kirimo kuko nubundi nayo ni motivation n'umuntu watinyutse kubivuga nuko wenda ashobora kuba wenda atatwizeye cyangwa twizeye ariko muri twebwe ntago tubitindaho cyane hari umwe mu bafana watanze comment aravuga ati nubundi ko byabananiye kugera aho bagera bagiye bafata 11 bagakina kuri iyi match utwo dupurime bakatubona ubutaha bakazahamagana abandi 11 nabo bakaza bagafata utwo dupurime ubutaha bakajya mu giturage bagakurira abandi baturage 11 nibikazarangira abanyarwanda bose muri rusange buri wese agiye yenjoyinga kuri tura dupurime Keza arashwanyutse mu buzima ariko umupira hari igihe ikipe igira ibihe bibi urumva umupira urimo guseka iki abaho ibihe bibi urumva Arsenal iratsindwa ariko hari igihe inatsindwa so ibintu twe tunifuza niyo ekipe ibyifuza wateguye neza rero ashobora gutsinda cyangwa nawe ushobora gutegura neza ugatsinda nawe ni gahunda zima nago turi buze kuvuga ngo umwari wacu twamwimye ijambo turagira ngo tubaze tuvugane na Muhadjiri gatoya ikintu kibe kiri rwose iri gutrendinga ikibanza kibe kiri tukirenge Muhadjiri wowe ubona Keza turaje tumugereho se ko yazanye na shiri nubwo abana guturuka Gisenyi guturuka mu Rwanda hose impande zose iyo mufite umupira tubona ko ewana ni badinyo ni bande bose mwe mubona biterwa n'iki kugira ngo muwaje gutsindwa umusubirizo umupira abamo gutsinda kunganya no gutsindwa so ni ibintu rero biba bisanzwe na za Barcelona ziratsindwa umunsi Barcelona banza ari ni hanyuma niba nibaza ari mu myanya y'inyuma kandi ni atari so ibyo ngibyo rero umupira bibaho gutsinda no gutsindwa ako reka tuve kuri Muhadjiri twamwatatse cyane kandi ngewe Keza nabonye ari we usamaje ke biteze oh yes ke umeze neza arakantu kubisemo ngo babatsinda umusubirizo ngo cyangwa ngo bazajya mu cyaro bafata abantu 11 baze bakine ngo bakwita gaprime umunyamakuru kugira ngo aboneka ara kamiliyoni ka prime baguhamagara muri 11 ugende ukubiteho wigarukire kuko nubundi rezilita tuzatuba tuyiza uzajya ugiye gutsindwa no kwitabira Keza ameze neza nk'izina ryawe umutambukanya ameze gutumutware the trainer ako ngo yitwaruriye bana uziki iryo zina narimenye uyu munsi ameze neza ke uri mu kwezi navuze ngo uri mu kwezi kwiza uku kwezi ariko naga ari kwa kundi Keza ni mwiza nta muntu utavugishwa ke uri mu kwezi kwiza kwa mavuko anniversaire yawe y'ubushize ntago byari byiza cyane wagizemo accident kari simple ariko ubu ngubu anniversaire yawe yiteguye gute niteguye nk'uko undi wese yategura anniversaire ariko ngewe ikintu cya mbere ni ugushima Imana kubera ko yenda ubu ngubu ntago nariwe naje ngo ngera aha ngaha nigenza yenda hariwe hari unteruye cyangwa naje mu kagare ariko ni ugushima Imana ko nabashije gukira and nka celebra nk'abandi bose ko Imana iba yarandinze icyo gihe cyose kandi nangiye n'undi mwaka mushya mba ngomba rero n'ibintu byo kwishimira amina ke ubu rero nahita nkwibariza ahubwo nawe umutambukanya ameze ate nabikubajije ariko ukamushimira ko nambaye neza bre Keza arasa neza ugahita winjira mu kiganiro warebye guturuka ku nkweto umwana twahoranye ibintu byose nuko utazi urufunguzo afite hari imfunguzo zitakwirwa mu mufuka byo birazwi hari n'amatelefone adakwirwa mu ni rwiza cyane rwose ngo umuntu utunze iPhone igezweho ngo version igezweho n'umuntu ufite urufunguzo rwa Benz ushobora gukwirwa mu mufuka abigena mu ibintu uvuze nibyo nubizi mwaje noneho ukaba uri umunyarwandakazi bibaraka noneho wongeyeho uri umunyarwandakazi nta munyarwandakazi ufite iPhone 13 ngo ishobora gukwirwa mu mufuka ntabwo bishoboka ke birashoboka yakwirwa mu mufuka cyangwa isakoshi ke telefone yabiri yayibikije uravugisha ukuri rwose urabona kubera ko mba nanga ko ishobora gusona niyo mpamvu mba nabanje nkashya telefone ihenze ko utakwirwa mu mufuka ntukazi wowe
oya kubera ko nawe nkunda kwambara ibintu cyangwa bifite Tembo isuku. yicaye Ntabwo- Tembo yicaye hose telefone ibanza ku meza akabona kwicara ku ntebe kabisa kandi rega ni nabyo tubyakira bafite icyo arimo kurusha abandi baho Smani muhajiri Okay. na Keza ariko ndabona bafitanye n'ubushuti je nababonye baza aba bantu banza baziranye na kera mukanya yarabanje kumuseka kubera iki mukanya duseka muhaji oya ntabwo nsetse muhajiri ahubwo nsetse nyine uburyo bubivuzemo ngo wajye bikoza mu cyaro ya wajye bikoza mu cyaro numwe bazi n'abakuri buriya hari ibintu hari ibintu biba bitandukanye buriya ntago njye napfa gufata mikoro ngo mvuge nyine mbone ibintu nkusubiza ariko ubifite so ni impano yawe natwe rero umupira niko kazi kacu ni n'impano yacu uwo muntu wo mu cyaro nawe yakagombye kuba yaza agakina kuko nawe akeneye ko bamumenya by the way kari akaburage ntuze kubyumva nk'ukuri urabyumva nanjye ni akaburage nakubwira umunyarwanda byazajya kugera mu myaka 10 byaza kugera mu myaka 10 nibura buri munyarwanda yarabashije gukora kuri miliyoni sibyo niba ngo niba dufite miliyoni 12 z'abanyarwanda tukaba dushobora kugira match wenda 30 mu mwaka n'urugero bafashe 11 bagakina match ya mbere bagacaho kubera ko n'ubundi bazatsindwa turabizi neza ko bazatsindwa cyangwa tujye n'abantu n'aba views ujye ubatiza n'abantu bamwe na bamwe bahereze baguhereje none se siko bifate amabi arakumere naje kumenya ko abavandi hari ufite umuvandimwe mu Mavubi ibyo bintu nibyo mu Mavubi ako kanwa rukazi mufite cyo rukafitemo nyirarume mfitemo Jihad mfitemo na Haruna family umwe ni wa sister undi ni grand frère wabyumvire siki ibintu bitazoroha iryo sano uvuze mwaje Blaise yawe yamenye ibyo ari byo akubwiye ngo avuze mukuru we na n'umwana wa mushiki ubwo ngubwo ni n'umwana wa mushiki we mwana ubwo ni mubyara wawe okay Haruna mufaniye Haruna ni mukuru wawe Jihad ni umwana wa sister wanjye none se buriya harya wowe na Jihad mukuru ninde njyewe reka iby'imyaka byereka tugihorere nindi deba twazafata undi munsi twatumiye na Haruna n'abamigi bakaza nkaka bari batuganira kugerekeranye n'imyaka ku kibazo cy'imyaka ariko bro muri football kuki mugabanya imyaka man uyu munsi nje nawuze kuri Wikipedia ndeba Muhajiri urabiswe twamwiteguye cyane aho kunza gusaga Muhajiri n'umwana bro 94 na muruta bya hatari niko bimeze nibwo wavutse Haruna buri afite imyaka ingahe ugereranyije Haruna nka 32 32 n'itatu ngenda kubwira aho ngaho dufate estimation reka dere kuri 35 sije uko urumva rake cyane 33 ntabwo arayigeze yongeye ntabwo 35 yari yayigeze ngewe niga muri primaire Haruna yakina mu ikipe y'igihugu kandi iyo myaka ufite ndayifite kuba ufite impano tu umusore usubiza neza cyokora umenya Haruna bwa mbere umenye nko muhuye mwanya Haruna niyo nzima kapiteni y'ikipe y'igihugu nyakuwa Haruna ashaka ko yaramumenye akokeza nawe akokeza nakajya seka gutya si inshuti yawe cyumubuze Keza ashaka ko yaramumenye nyine kwa ko umuntu ashaka ko yakiye abantu bakuru afite ari mutoya okay niba wibuka neza watangiye n'umufana we sibyo cyane ni nko muhuye mwaka watangiye kumwumva hamagarwa mu Mavubi Haruna nko muri 2007 oya ariko ni na mbere yaho uko ngewe niga muri primaire ngende siri niga navuye muri primaire hafi muri iyo myaka ariko ndi muri primaire yarakinaga mu kipe y'igihugu Oshose arega umupira arigiye uri mwiza oya we ni na mwiza mu mupira none Cristiano afite imyaka ingahe Cristiano hafi 35 Haruna muruta Haruna sha birashoboka ko Haruna ashobora kuba ahubwo nje wenda namuvugira Haruna yajoye inzara mutoya icyo cyo muto ariko bro icyo kintu cyo kwiba imyaka kibaho oya ni ndetse utakizi duruke muri primaire abakinnyi mumeze nk'ababebi ibyo ngibyo ni ibya mugabanya imyaka gusa umuntu agize 42 nateka ko ari imyaka utarenze muri za Kongo
hari ariko imyaka rero batarenze ni akazi, umupira ni nk'akazi kandi muri rusange. So nawe nkeka ko ubonye ahantu baguhereza akazi runaka kaguha amafaranga runaka bigusaba kugabanya imyaka kandi ufite uburyo wayigabanyamo, nkeka ko nawe utabyanga. So rero ndumva kudibetinga ngo imyaka ngo kanaka abakinnyi bagabanya imyaka, ndumva ngiye kuba ari akazi kandi abishoboye. Erega abantu bagabanya imyaka n'ubundi ni abanyamahanga ko bashaka gukina mu gihugu babone ko ari muto, nkanjye nayigabanya gute se ko ari mu rugo. Ngewe imyaka wabonye nyine niriya. Kandi no kuvuga bamwe tujye turarebera ishusho y'umuntu mu kibuga niba ashoboye twe kureba imyaka. Turebe nizo mbaraga koko niba zifite. Ufite 60 urimo gukina mu kibuga nk'ufite 20 bitwaye. Ziratari nawe ukina. Ariko 60 nibo bagira umwana mw'imisi. Barimo kugira. Ako Muhaji. Ara agaskandal kigeze kubaho. Rekana nako nkakubaza. Ugikina Dubai. Ngo wigeze kwambukiranya intara ngo ujya kunywa kabyeri. Wateze private jet, wateze iki? Kabyeri senda kanywa ngewe. Kanje nibyo. Uze ko twakubonye arate tukakubaza. Ye ndi umuzirima ntago njya ngo kabyeri. Ariko nkunda gutembera. Warabyumvise ariko. Ya abantu nyine bavuga ibyo bashaka. So nshobora no gutembera ariko nyuma y'akazi mfite uburenganzira bwo kujya aho nshaka n'agakozi. Ntago ye nkunda no gutembera muri weekend uko byenda kose nafite akazi ngomba gutembera. Ko ntago umupira nari gereza. Nabyumvishe twibashije cyane muhadije twibaze Keza ko byagenda kose nafite byinshi cyane byo kutubwira. Ariko ikibazo nuko njya kumubaza Keza uri umuntu fiance, umuntu ufite fiance aba afite amasoni. Buriya rero byatari bureza itatangira kwica isoko ry'umuntu direct. Buriya ureda arimo arashaka guhita yica abantu bose mu mutwe ngo Keza afite fiance nagiye nuza kugira. Ako ndabeshya the trainer ntazatera nivi buriya kuri anniversary no hantu ntegereje ngewe ndi no kugusengera kujya Imana izabijyemo. Ubukwe buzagende neza. Ariko uyu mwanya barakubajije bati the trainer cyangwa rekana nabikwibarize. Mwabana aramutse agupropose wakwemera wavuga yes cyangwa yatera ivinye nagahomaho. Ya twabana kubera ko ngiye nago njya nkundana n'umuntu ntafite intego cyangwa ntamubonamo future ejo hazaza. So nuko yenda ari igihe ibintu byanga because you know I was engaged before. So rero nago nabyanga. Ariko ngiye iyo nkundanye n'umuntu biramutse bibaye byaba ari byiza kuko nkundana n'umuntu kugira ngo ejo n'ejo bundi yenda tubane cyangwa tuzubaka umuryango. Atari ibyo ntago twakunda. Oyo sibye nawe ratana n'umukobwa mu Rwanda bakangaritira cyo tuvugisha ukuri. Nago navugira abandi ariko he's a good guy. Uramutse utari wowe. Aka kanya na trainer kaza kugutreta. Ariko atari Keza aje gutreta. Bavuga oya. Stira aracyari ngewe. Ari the trainer n'Imana abanzande. Kuri Keza. Come on. Oya byafite bure nawe tujye tuvugisha ukuri. Ahubwo tuvugisha ukuri. Urukundo rubanza mbere. Rero we nandi muri gari n'umuntu utemera Imana. Ariko wamenya bimeze gute se? Ratanyibwirira. Cyangwa we mode trainer ariwe Mana. Yes. Bro hari abantu basenga inka. Yashoboka. Ye. Nge rero ndi umukristo ndi umukatolike. Yeah, so Imana niyo ya mbere. Ahubwo wasa Imana ngo wamfashije the trainer akaba hafi yanjye. Wow. Siko byagenda. Imana ishimwe cyane. Aka kanya ejo bundi ndimo no bikiganiro hari umuntu hari umukobwa waravuze ngo ngiye hari amafaranga yancanga nyicisha ku buryo nkibagirwa ibyo natekerezaga. Aka kanya umuntu araje gusinya sheke ya miliyoni 100. Apartment villa nziza cyane harahirye. Yanditse kuri Keza. Abwira ati ndashaka mu gitondo tubyuke tujya mu murenge. Wabona umwanya wo gutekereza? Yego. Estekereje pourcentage yabari we nini? Nabereza 50-50 kubera yuko ngiye ntago nirukira ibintu cyane. Ya turi ku isi yo gushakisha kandi tuba dushaka ibintu. Yes. Ikindi amafaranga yaguze umwana w'Imana byo nabyo ntitubyirengagize. Ariko rero nitwirengagize ko hari n'abandi bafite nayo mafaranga arenze izo miliyoni 100 ariko badafite amahoro ejo n'ejo bundi bakora divorce. Okay, ntabwo twe dushaka kubana. Warimo arashaka pafu gagaruka mu rugo wawe. Nta n'umuntu mwabanje kubibwira nta niki. Niwe nawe mubiziranye. Pafu what do you mean? Ejo nabonye ikiganiro cya Ketchup arimo avuga ati yewe unzaniye izo miliyoni 100.
ushaka ko tugira uko twigenza nkongera nkitaye ntabwo ndi kubyumva neza. mwinyensebura ngo nuvuga ngo yakwishyura nyine ukamuha. Oh, okay, so ukamuha muhagiri nagaca ku ruhande yumvije bigoranye ndimo ndaca ku ruhande reka byoroshye. okay, ni ukuvuga ngo nk'uko warumbajije na akazana izo miliyoni 100 akaziguterekera hariya urazi nta nubwo ari na shefu utaza kuvuga uti hari igihe yabitazigamiye arazigwaye kashi uba ati genda shaka ijoro rimwe turarane nta nubwo ubuze kubimenya urubyiruko wongeye wigende wabona umwanya wo gutekereza we nayitekereza kubera ko impamvu nayitekereza nubwo navuze amafaranga yaguze umwana w'Imana ariko ingaruka twese ntitwari duhari ariko na n'ubu twese iracyadukurikirana uri kumva. So rero ni kimwe ko nanjye nshobora kwita nihutira ayo mafaranga ariko ugasanga nkuyemo ibindi bintu. Hari abantu bakura amafaranga ngo ikuzimu niko mbyumva. niko byumva ya so ushaka gusanga rero nk'ayo mafaranga yakuye ahantu yayabonye yisha umuntu avuye nk'iburayi akoze amadega runaka, so ukeka ko ayo mafaranga atafite umuvumo. Anyway, ushobora kuyanga ushobora no kuyemera ariko gutekereza watekereza. Yes, ariko ntekereza ko rizita n'ubundi yabizwe nubwo wabanza gutekereza ntabwo yabizwe kubera yuko iyo ufashe time yo gutekereza uba ufite kote ya positive na negative. Kuba wakemera ikintu cya nukemera ukacyanga, so rero byose babishobora. Urabyumva gute we ibyo bintu Keza arimo kutubwira urumva harimo akantu kiguka cyangwa kwera ubano ubuzima nyine turimo urumva yarya tu nuko turi mu kiganiro turi ku ruhande yayemera nago mikoro na kamera biriho twabivanye okay noneho reka yarya ko zikagiye kwigira marayika nago ndi kwigira marayika nunyumve nabi sibyo ariko icyambere haguma ubuzima uri kumva njyaho kugira ngo ejo mfite amaguru mfite amaboko nago nzi ikintu kiri muri iyo nzu ngiye gutoramo ayo mafaranga uri kumva kuko nta n'umuntu waza muzima ngo ataguhereza miliyoni 100 just for sex kugira ngo mwishimishe uri kumva kugira ngo mwishimishe. So bibayeho rero ni ukuvuga ko ushobora ahubwo wewe wakibaza cyane bati uyu muntu ahubwo bitebye uvuga ngo aratanga miliyoni 100 ku bintu yo gukora sex gusa abaye menshi cyane byatumutekereza. Yes, byatuma amake yatumudatekerezwa oya nagaruka come on nago no kuvuga ngo ikintu ngende kuvuga ashobora kuba ari make umuntu akayemera cyakanayanga ashobora no kuba ari menshi ariko ikintu ndi kuvuga umuntu wese ugiye kukubwira ngo ngiye kuguha amafaranga kubera iki kintu kubera sex uri kumva wowe ntimuziranye ugomba first of all kumwibaza uri kumva ariko ngiye nawe nshobora gushyira ubuzima bwanjye ahantu habi imbireba uri kumva ariko biranashoboka ko umuntu yayafata ariko mfite umugabo kandi mfite mfite boyfriend na mfite umugabo mfite boyfriend ticira isoko kabyaro come on mfite boyfriend no regari nubwo baba barateye ivi ndi atera pompage sonajwa mfite boyfriend mfite n'amaboko mfite n'amaguru yabasha gukora kandi na opportunities zishobora kuzana amafaranga umuntu ashaka kuzibona cyangwa kuzigira tuba tukiri bato nta mpamvu rero yo kujya gutekereza ngo ayo mafaranga no okay hari akabazo k'amatsiko mfite ntago nzi niba uwo muntu yaba yari yakwibeshyeho cyangwa se atakwibeshyeho nta nubwo nzi ko wabyemera cyangwa utabyemera haba harigeze haba igihe ko umuntu yigeze gutangamo pass kunangamo pass muhajiri ni inshuti yawe cyangwa se undi muntu akaguha undi akagupasa undi muti atanga nimero tuyu muhana rwose wabona ariko no kuri the trainer ko byagenze oya nago nabimenya kubera ko buri munsi umuntu ashaka kwakira ama message mashyashya y'amanimero mashyashya nicyo ndi kuvuga ariko nagushaka kumenya okay hari uwo baza wakuye nimero yanjye akaba honete akakubwira okay nayikuye kuri uyu muntu okay urashaka tuvugane iki akakubwira kubera ko ngiyewe ndi straight n'abantu nago nzi guca n'abantu banzi nuko ngukomeze mita nkubaza okay wabonye nimero yanjye gute cyangwa se urashaka tuvugane kuki mwaji niko ateye ko kurabizi neza
oya ntago mbizi kuba ari kumutereta ubuse nakubwira ngo ko narabikora ngo muhe iyo passe oya urumva aravuze ngo n'abashuti banje barabizi ko ariko nteye kandi muhajiri umushuti ya Keza kuva kera ngende umushuti we ariko ntago ndagerageza kumuha iyo passe urumva cyangwa ngo ambwire ngo hari umuntu nyine gutya na gutya so ariko yabizi ko ari strict babizi ko atajya ku ruhande ndabizi najya aca ku ruhande akantu waba waramubwiye agahita gutungura uko utamutekerezaga nakaye oya Keza n'ubundi iyo mubwiye ikintu mutari kujyana arakubwira hari igihe mwari mwashukana wowe nawe mwavuye iki niba atari ibanga ntabwo mbyibuka ko twarashwana niba mutarakundanye mushobora kuba mwarapfuye amafaranga imodoka cyangwa umukope cyangwa umukopine ibyo bintu niba ubyibuka ni kimwe ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe inshuti nese nta abantu b'inshuti ntibabura utuntu bapfa ariko turi aho ngaho kwa ko he's like my brother tutatuma dushwana burundu ariko ntago abantu bashaka kuri utuntu bapfa uramutse uri kumwe na the trainer akagusigira telefone yewe ifunguye na password irimo wagira amatsiko yo gushaka kurebamo yasohotse yagiye urugero yagiye nko muri douche wasigaranye nayo ndamwizera nta nubwo telefone zacu buri wese azi password y'undi bya bintu nyamara ariko muhaji kandi wabona television ubundi kuri anniversary yawe n'abastari wabona nawe yaragize crush kuri muhaji ntago agishishikajwe no kumva yakunda n'umustar ariko abakobwa ngo batari abastari hari ukuntu kujya bamenyekane bakunda gushaka kubana n'abastari cyane ntago nahabimenya kubera yuko njyewe nkirangiza amashuri nahise ntangira kumenyana n'abantu b'abastari kandi duhuriye mu kazi pana kuvuga ngo nakumva nshaka kumenyana nabo gutya so ntago rero iyo kote ntago nayo ubona biterwa n'iki abakobwa bakunda bakundana namwe cyane none se twese turabana ntega natwe turi abantu mushaka bakunde mwenyine namwe byababera natwe biratubera nyine rumba umuntu ashaka kubona akakwishimira ni ibintu bisanzwe kuko nyine nta nkweto yaburi yayo akenshi abakobwa niyo mbona ari ibintu bisanzwe nta nuko abandi bantu babifata ukundi so abakobwa nyine babaho bumva yakundana n'umuntu umusitari urumva kumva umuntu umusitari akumva ko bakundana ariko nta umukobwa uri kuri nivo ntago yaza gutereta ntabwo aza kukwiteretera ntabwo bishoboka umukobwa muzima nuwo batereta nari nekereje umaze igihe kingana gite uziranye na Keza ashize igihe kinini imyaka myinshi kabisa Keza ujya ubona berwa n'iyihe myambaro Keza kaberwa na yosera wowe imyenda yose ubona ari sawa Keza imyenda yose ubona ari sawa arimo neza ni ikihe gice cy'umubiri we ukunda kurusha ikindi amen cyo oya nago nyine ndavuga bro uri musaza ushobora kubona uti Keza afite ikibuno cyiza Keza afite ibyiso byiza Keza afite ibitoki byiza yewe uretse kumukunda ko ari inshuti yanjye nta nubwo ngiye mumutekerezaho kuko nago ngiye nayo mfite umuntu ntekerezaho ngiye Keza ni inshuti yanjye ibyo bintu ntago nabitekereza wowe ufite sister mwiza uzaza umutekerezaho ngo afite ngiki oya ntago namutekereza ariko mba mbizi ko iyo izoguri azifite za none se ubwo ibyo ngibyo bishaka ruhande ukikawusha urumva ukamenya ko bidahari njye ntago mbizi uhuza gute ko umusitari n'abana bakobwa beza dufite muri iki gihugu ko uru Rwanda ruri mu bihugu bifite abakobwa beza pe ikintu cya mbere kimfasha mfite umuntu nkunda 100%. Nicyo cya mbere kimfasha kandi nanjye niwe mbamona ari wa mbere ku isi Mbabreze arabajije akabazo cyane Iburengerazuba cyangwa mu Kigali hano muri Kigali ubu none ahita nsohoka tugahita tubonana ariko cyagiye muza Keza arakabazo akubajije Keza ni Keza kabisa mumbarize ka kabazo oya karakabazo se ko karangiye reka Keza kakubaze urumva nkaje sinari arashana ingaruke se wabiretse tukiganira nawe nushaka kugaruka mumbarize njye nta nagaruka nyama baregetse ubona niba shaka njye ikintu njye nifuza kubaza muhajire ntacyo mbaza naribi okay wambarira ukambwira ibintu bitatu
ukundira umugore wawe umukopine wawe bitatu ariko nyine uba ubona niyo mwashwanye niyo mwashwana uba ubona byo nyine ibyo bisitiri bikomeza ari byiza imbere yawe bisigara ari byiza imbere yawe aho ngaho urakoroganya sana kubera ko ni ukuvuga ngo mbivuze akabyumva ubutayajya bigutegereje yaza binega si uri umudakoze amakosa Musobeze ni mushiki wawe niwe wamwizaniye ndabeshe aragushika zanyu niba urimo uranshuka niba gushike urumva ngiye aho ngaho niyo wenda ngiye mbona ariko mimubwiye ugasanga ahise azamuka ubutayajya akora amakosa agahita gutega bya bintu bitatu waretse nkayigumana ku mutima wanjye uteganya kubyara ryari ngewe ntamva kubyara ngewe sheri wanjye nkunda ndimo ndayimusaba urumva ya Evan uko benda kose ni bite ni muwe mbimusabana nigiye tumaranye ntago uriya mwaka bizangira atabinkoreye cyangwa aratwite ngewe ibintu nkubwira nuko nge ndimo ndamusaba urumva ni uvuga ngo nese umugore se samezi mweruka kubona samezi 9 haracyari hafi nakubye ko ari mwa uriya mwaka bare duhereye none ugiye kugenda n'ubu bimusabe n'ubu duhe namusaba nkamubwira cyangwa byaraye bibaye ariko ntago urishyuwa neza oya ngewe n'ubu nshaka kumusaba nkamubwira ati uzambabarire urumva uriya mwaka basi uzamubebe reka nawe tukugarukire ku gatoya waraza kumubaza ni umusore uteye neza cyane kubera imyitozo cyangwa se n'akazi ke ka buri munsi ku wundi igice cy'umubiri ukunda cyane iki mukunda wese ariko harahurira nawe ukabona haragukuru shaka nkurura hose wari wamubona saa 10 za mu gitondo abyutse ngo urebe uko abareba wamubonye ese wabura kumureba ntago wabura kumureba ababyutse ega Keza ni umukobwa mukuru arazinduka ari mu kazi so dushaka guhura yashatse muvunya yashatse kuguta mu mutego uko mwararanye nawe direka akuze Burezi barasobanura ibiki umuntu kuri iki kiganiro arata cyangwa se niwe utabyumvise Burezi abayigira umusesenguzi kubera iki giri ibintu byatari ni inzobere nese uno bwa mbere ata kafi yari yagufatira ku buryo wowe nago wari wararahandi hantu yacukura bibaho none se nyire kuki n'umurimo kuzana umusobanuro bwinshi wajya ngo dukane mu kiganiro Burezi sheri wanjye kubona na boye buryo kubonana nyine nose munyambere manje ni sheri yamuheruka kubonana ati kubonana mu we buryo wabona babonana mu buryo bwinshi ngiye turirwana urumva namukangiye yo namuitonto turi kumwe urumva rero muhaji neka nkubaze nibura niki cyari cyakubangamira mu ijoro hagati yawe nawe ngewe ikintu cyambangamira se kikubangamira oya kimbangamira aragona rumba cyinshi oya sheri yega niwe yagona ibintu yari yagona ukabyumva nibi basanzwe Sheragonye ntago ngewe uwanjye agona ariko ngewe nshobora kuba ngona rero biri ni ibintu bisanzwe ukugona nibisanzwe ariko kwa ko sheri ketse ngo ndanye nkawe niko mbona ko ambangamiye ariko ndi kumwe na sheri wanjye ntago ambangamiye ibyo yakora byose ntago bijya bikubangamira ndimo neza kabisa ereka kurari we ryari cyangwa aheruka kurari wawe ryari ngewe ijoro ryakeye subona nanone ndi burare mwaji nakwezi agaje chakurane mwaji ibintu byo mwaji cyangwa wese niho ndi burare nta n'ikibazo kabisa nase ushaka ngo wese sheri wanjye ko ariko tutari burane kandi turi bazuri kumwe cyamaji saba Imana wasaze kukugirira ubuntu na wa mubebe wabona umuteye iri byabyifuzo basaba ya dushaka ko tunari kumwe tunaga ari paka buri munsi yo wifuza singomba ko buri munsi ibyo biba ariko tuba turi kumwe okay ikintu cya avance ugitekereza gute ku muhungu n'umukobwa wawe bibaho kandi kuba byemera nta kintu bitwaye nabajije kuri Keza kuri ngewe
keza baye speechless wala Niwe mwanyizaniye sha. Wanyizaniye. ke byakira gute Babajije. Ko ndasubiza. Ko wowe urimo gusubiza. nta kintu bitwaye Wari wayitanga. yego ko aho ngaho Reka tubyihorere igisubizo twakihoreye. Reka dukomeze sasa noneho. ke reka nkwibarize nanjye Detroit namurahirukana yego Detroit niyo mugihura n'iki kintu ahita akora tugihura ako kanya hari twa dusalitation bizu byo ni ibintu wenda biba bimeze nko kunywa amazi ariko nta kindi kintu akora nyine no ahita ambaza bite bebe wose ubiza ujya ubangamirwa n'uburyo ki abandi bakobwa bamufata iyo bari mu myitozo hari mu kazi nubwo aba ari akazi ubona hari igihe akazi kaba ari akazi umuntu akajya akavuga cyangwa ntabwo wari wahagera nibura ari gukoresha imyitozo no hari n'igihe tujyana hari n'igihe mujyana nta munsi n'umwe ujya ubangamirwa n'akazi ke nta na rimwe kubera ko namumenye ariko kazi akora kandi ntabwo ibyo byambangamira na rimwe kubera ko nzi ko ari umuntu ukunda akazi akora kandi atashobora kukavanga n'ibindi bintu njyewe ibibazo nari mfite kuri Keza birimo biranshirana ubu tuvugana kuko namajije kunyurwa nibyo najyaga Keza azi gusubiza ariko nanjye na Muhajiri nawe namurangije Muhajiri wamurangije ujya ubona usigaje igihe kingana gute muri equipe nationale cyangwa muri ruhago muri rusange Yari muto bagiye bafite imyaka nk'icumi. nk'icumi azagize 30 40 Oya ese bafite 30 nagiye bafite imyaka nk'icumi kabisa. Umasha kongeraho na yindi yose batajya bemera Oya yongewe imyaka. Majira akinnye muri under 17 afite 24 Sinda ntabwo nayikinye mu gihe. ntabwo yakinnye ma akobera Haruna ntayo yakinnye mara yaje nyuma Under 17 yakinnye muri za 2000 na kangahe niyo mpamvu akiri muri 32 nibagiwe bana Muhajiri nibagiwe bro hari umunsi mwari muri lokale Olivier wa mutipe wo mu gardien wanyu ahita avugisha umukobwa yitwa Sharon baramwirukana umukobwa ariko nawe bari awe ntago arayavuganye n'icyana n'injoro na byagenze gute ibyo ngibyo ngewe ntago nabibonye gutyo urumva ntago ndibuze kubijyamo kuko utaza no kuva ukiteranya nta nubwo ngewe mbirimo urumva byahaye n'igishweka ariko ku bwanjye nta kibazo kirimo wabonye nta kibazo ku bwanjye bwawe nka Muhajiri judgment yawe wabonye Olivier nta kosa yari afite simbizi reka ibyo tubera abashinzwe discipline mu Mavubi utaza kuvuga gateranya umwana w'abandi nyamuneka buresiga ndimo neza kabisa ahubwo rata twibwiriye ku bukwe bwa Raga nicyo cyiza kiba kirimo ko byo bari byishimo n'iki byose afite ubukwe vuba hano ni byiza nyine natwe yari kugira kutwereka ni muto ya kuri twebwe yatwereka ko natwe twabikora ariko rero mu ikipe nationale yamaze iminsi harimo kuba mutuntu twiza cyane ejo bundi bakimenye barabyaye ubukwe bwa Muhajiri bambe bwanoza bwa Raga ugiye kuba vuba ahangaha yateye agiye kubukora ariko ntabwo yasaba umubebe gusa gusa yahita kocora man fo ariko harimo abantu bakuru dutegereje nabo ariko se ujye unebera Keza ari kumureba urujisho rwa danje ke hari ikintu kiri inyuma y'ibi bintu arabizi reka tureke abatumirwa nabo bataye reka dushimire abatumirwa bacu byari by'agaciro kubana namwe mbakangure gukurikira iris.rw cyangwa se iris akadomora na wa